ako Tracy munze kumbwira ngo nibwo bigitangira ubona amaherezo yawe na Kevara wagiye umenya ubwenge umenya ubwenge nyine ubona Kevara atabarimo kumukina Lawa. Biti. Mestesi. Tracy arimo? Yarimo. Ameze ati? Ameze neza? Ese Kevin utinya ukambaza ibyo bintu kandi wowe byose biri inyuma ibiki se zo? Okay, reka murebe basi tuvugane ngiye bari n'ibiki se zo? Kevin nakubwiye ko Tracy ameze neza adashaka n'abantu bamurogo yifitiye abashyitsi ntago wumva nanjye ntago nemere kumubona ntago urimo ese we kari wowe byose biri inyuma ese ni ibiki basi ngenda mushaka tuvugane sibyo yego hano ni wanyu sibyo hakinjira uwo ushaka cyangwa udashaka ariko nanone gute nashaka kubona Tracy reka murebe tuvugane sibyo kuko ndamuhamagana nkanyitaba nibura nibisobanura akeneye mbimuhe ndumva wenda ufite usa n'ufite uko biza hako nibura reka murebe tuvugane Kevin uzi kangubwire buriya afite umujinya rero wamureka ukamuha umwanya akabanza agatuza kamera neza ukazagaruka gusa nyine yameze neza ari kumwe n'abashyitsi bishaka kumwicira mudu nanjye ndamushyitsi sibyo kandi we none reka mbonane nawe ese yakubwiye ko njye ntagomba kwinjira sije nere nkubwa ntago wumva nta muntu ashaka kumurugo keretse abashyitsi be bari mu nzu n'abandi bafitanye gahunda kandi we nurimo sure nese niba wamubuze kuri telefone nkavuga niye ko ugomba kuza kumusura okay nta kibazo basi mubwiye ko naje kumureba ntibikunde ko tubona ndamubwira unongeyemo ko wabyanze sibyo nanze nta kibazo cyose ndabivuga sawa Tracy kubona umeze gutyo n'ukuri biri kumbabaza reba ntukiyitaho nturya ntukora iki wakihanganye ukikuramo uriya musore sibyo hanze hari abasore beza bagukunda Kevin ntabwo ari we kamara ntabwo ibyo wavuze ubu nibwo ndi kugenda mbibona ko byari ukuri nga ngendeba kure ntabibonaga kazakubabaza nuko nagize aho nkatuza kugira ngo ndebe ko bizagera kure bikavamo ibintu bifatika ngenda ari umusore muzima none ni nk'abandi ako humura ari umusore ugukunda Usi yaba nkunda ntaba yanaje no kundeba basi cyangwa ashaka ubundi buryo ngeraho yaje musubizayo Kevin yaje hano kurya musubije bitambwiye se kandi akora ukuntu umeze narabona gushaka nyine ukikira umwanya wo kuruhuka ntabwo nashaka kubonana na karagahungu kakubabaje rega nubwo yambabaje mba numva mukumbuye amayinga ndacyamukunda pe kandi cyane umuhungu utinyuka akakubeshya kiriya kintu cyoroheje nka kuriya ubwo se ari ibikomeye byagenda gute rekana n'agahungu k'indyarya mwana uzabona undi muhungu ugukunda kwibagize ka Kevin uzabona iyo njya kugaruka ntuzamwirukana
Okay, nta kibazo kuko nabonaga ukeneye umwanya wo kuruhuka. Arebe nzawe cyandaze kumukubwirira azi. Kabisa. Hakugerageza ubanze uge dore wananutse ntabwo nzi ko gukunda bigenda gutyo. Hello? Oui, Tania. Ushaka kuza kutureba nonaha? Ni amahoro. Okay. Ntarebe ni karibu nanjye ndi mu rugo. Twese turahari. Sawa. Suhazi se? Sawa, ntarebe turagutegereje. Tracy, Tania wa mubyara wa Kevin yambwiye araza kutureba. Ahubwo se ndi kumva umuntu ukomanga. Injira. Mumbabarire singuramo inkweto. Uko bana yanjye. Meze uteze? Meze neza. Biteshere. Byiza. Uzaza kuyimesa. Ko kazi se murakamaye? Meze mutese ko mwitonze. Ibintu byacu se. Ahubwo umeze neza sheri. Kimeze neza cyane. Gusa nari mbakumbuye. Nanjye nari nkumbuye. Ni sawa. Ko bimeze neza. Nose we mumbwire. Ko mutamuhetse kuza kusura. Njye sinaje kuko niwe waburaga kuza kunsura. Tracy, kutaruherutse. Nzaza. Kakantu kanzaza rero. Nzaza no kunyumva sinzi ariko nzaza. Ndabategereje. Okay. Gusa Tracy, cyane cyane niwe warunzanye. Nashaka kugusaba ikintu kimwe. Sibyo? Nifuzaga ko tubabarira, sibyo? Ugaha umwanya Kevin mukaganira, sibyo? Kagusobanura ku bintu bimaze iminsi bitari kugenda neza. Mugahana imbabazi, sibyo? Tracy. Tania rero. Tracy byaramubabaje cyane nyine kuba Kevin atabanje kumubwira ko muri kumwe mu rugo. Numva twabareka bakikemurira ibintu byabo tukabaha umwanya. Bo ni bakuru bazifatira umwanzuro nta mpamvu kugira ngo tubyinjiremo cyane. Ese kare iyo mpamvu nanamubwiye nasubiza agahita ahaguruka akagenda. Nta kindi kibazo afite. Shaka gusa niko komeza umwinginge basi urebe ko yamubabarira. Niyo yamuha umwanya kuko ndabizi neza ko Kevin nta kosa yakora ryo gukora guhakanira Tracy ngo agire ikibazo bagirana na Gito, sibyo? Kevin ameze nabi, arababaye kandi na Tracy ndabona ababaye cyane. Bazabyikemurira ni bakuru njye naravuze nararushye. Kubikemura babikemura ariko nawe uzabigemura ari basi umubwira mu babare, sibyo? Amuha umwanya, kumuha umwanya gusa. Namusobanurira ndabizi neza ko azumva ko nta kosa ririmo. Nta kibazo nzagerageza
ko Kevin biteye kuko yanze kumubwira kare ko uri mu rugo mu bana. Nyine niyo mpamvu agomba kumuha umwanya basi kamusobanurira. Biragoye Tracy ntabwo arabyumva. Hakuze umuntu ukubeshya wowe. Njye nikira mu mwanya we nkabyumva. Baze ko atanakirya. Rero nuramuka wishyize mu mwanya we gutyo ikibazo kiraha. Ntabwo uzigera umubwira yuko agomba guha umwanya Kevin. Kuko wishyize mu mwanya we nawe uri kumva ko Kevin ari mu makosa. Banza umwumvishe ko Kevin nyine abanza mutega amatwi nyina amusobanurire uburyo byagenze. Ndabizi yuko nyuma yaza azamenya ukuri ko nta kindi kintu Kevin nakosa afite. Magare cyusa we. Cyusa. Hello? Yes, Yaba. Cyusa bite? Ngiye makuru. Makuru ni meza. Meze neza. Meze neza. Ko numva ukonje nta courage ufite. Kuri wese nta kintu kimushyushye mfite kabisa. Wagashyushye rero ko ngufitiye amakuru meza. Ndikora gashati rero abayemo. Maze ndega gatuza numve. Ngufite amakuru meza kubwiye atuma urara n'inkweto wazikuyemo. Iri muri umukobwa mwiza. Umva nkubwire. Sukunda Tracy? Mubwirwa mbaza icyo kibazo kuko urabizi ko nta namubwira. Okay, mva rero. Ubungubu Tracy ntabwo ameranye neza n'umukunzi we. Kumva? Rero niho wahera uhuririra ukamwitaho ukamuha keya. Ushinga bishoboye. Nyine urabizi ko abakobwa iyo dufite abandi bahungu bari kutwitaho twita ko dukunda batwanze twifatira bari kutwitaho. Wowe komeza umbwire ko bwa Tracy ntakora byose. Ni we wanjye. Rero ntago akiva hano mu rugo. Uzaza hano mu rugo umuganire umwake na nimero ndabizi nazo ugira. Yari. Nushaka uhituza. Kugira ngo nyine umufatirane uri kumva? Yego. Utangire umuteretse nyine umwigishe. Nose wenda nakwigisha gutereta we. Wewe byarangiye. Nimba ari Tracy byo buri cyose ntakikora. Witinda. Okay. Ndumva ari ibyo ngibyo ubwo uraza mu rugo ibindi turabivugana washyitse mu rugo. Undi ngiye kuza. Banguka batamutwara udasanga biyunze. Utize gukupa gusa. Ntari bitebuka. Sawa. Tracy Mukunzi, ndagusaba imbabazi ko narenze ku isezerano twagiranye byo kudahishanya ikintu na kimwe, ariko si uko nari mbyanze, ahubwo nagize uburangare ndibagirwa sinakubwira ubimenya ubyumvanya abandi batari ngewe mu gihe ari inshingano yanjye kubikubwira. Basibuka ko twakundanye, wibuke ibihe byiza twagiranye, ni ukuri ntunsige kuko ntawe waba unsize. Ndagukumbura buri munsi kandi maze kurambirwa kubaho ubuzima utarimo. Tracy, nkumbuye ko bwako ngukunda, basi ugaseka ya nseko yawe nziza nawe ukansubiza kunkunda. Basi ibyo byishimo ndabikumbuye.
ndagukunda Tracy kandi nzahora ngukunda mwiza wanjye. Urakoze. Zone, ni karibu. Cyakoze watabara. Ako n'ubundi ni nko gutabara. Ahubwo icyo nshakiraga dore wamurusha. Ngira ngo urabizi ko ibintu bimaze iminsi bitameze neza hagati yanjye na Tracy. Sorry kwanza, sumeze neza. Ndemeze neza. Mbabarire bangendeye kuri pressure ubwonko bwanjye buriho nkahita nkujyana mu bindi nabanje mbase no kumenya amakuru yawe, ariko wakoze kuza sibyo? Reka nkwakireze wowe sibyo? Oya Keve wikirirwa wivura. Nta kintu kigoye na gito kiri. Uzuka ari uko nkubashye nkaho undi nandi nyine nje nihuta meze neza. Niko nakubashye. Sure. Niko nakubashye ndi kwihuta nari mfite izindi gahunda. Okay, reka ne kukugora gusa nabwo wakoze. Wakoze cyane kabisa. Ibindi nanjye ndakwizeye. Kangende ndarumuguhera mubwira na rusoma. Niba byiza nasoma mice kugira ngo umenye ko yarusoma. Sawa reka nitahire. Kamugeze kwirembo. Merekeze isebwa bitangiye. Reka nta cyakurya. Tracy Mukunzi, ndagusaba imbabazi ko narenze ku isezerano twagiranye byo kudahishanya ikintu na kimwe, ariko si uko nari mbyanze, ahubwo nagize uburangare ndibagirwa sinakubwira ubimenya ubyumvanya abandi batari ngewe mu gihe yari inshingano yanjye kubikubwira. Basibuka ko twakundanye, wibuke ibihe byiza twagiranye, ni ukuri ntunsige kuko ntawe waba unsize. Ariko harafunguye, ni karibu harafunguye. Hello. Sawa. Mukunzi. Ubwo? Meze neza. Minsi myinshi. Turaburanye. Sigufite kazi kenshi. Akazi kenshi ahubwo amakuru. Amakuru ni meza. Meze neza. Ndashima Imana wose. Nanjye ndaho. Meze neza. Babaye inzobe cyane. Cyane kabisa. Aha. Okay. None se? Ndaje. Ariko nawe ntabwo ujya wicara hamwe kuva kera. Tracy. Oui. Amakuru. Ni meza wese. Akukunda telefone kweli. Asha nse nkora iki kwari. Nishakira gukomeza ndeba ibiri kunyuraho tu. Iminota maze yose nicaye njyenyine wicaye aho ngaho. Oh sorry kabisa. Umeze neza. Aho nyine. Iki gihe. Wowe se? Nanjye meze neza. Meze neza. Nkumbuye kubona. Merci. Tracy, minsi yari ibaye myinshi. Mufite nk'ikintu nshaka kukubwira.
ariko umwanya igihe bikanga. Nta kibazo wambwira. nakubwira ntabwo cyoroshye ntabwo cyoroshye ariko gisaba umutima ukomeye we kucyakira. Okay. Pore gatoya ndabona mami ampamagara kamaze ijya kumwitaba ndayitanze.